tire bokire sikie fai odain rebo sikie detai. Imana ikavuga ngo do eresiye komene dotai, igiye gukorana n'abantu bayo demene sante, kandi igiye gukorana na asikiye idisi. Hari abo Imana yibikiye, kandi muri abo yibikiye nawe urimo. Ari esi efo dekiye ageze ndwara Nyabingi mfite imyaka Nyabingi nayifashwe mfite imyaka 14, ariko nkajya ngenda nyikorana, nkajya ndemba nkarwara, ariko igihe kikagera nkongera nkasubira mu buzima busanzwe nkakora nkabona amafaranga. Ubwo rero niwo kuntu naje gutunga amafaranga mfite imyaka 14, nabwo nari mfite amafaranga kuzamura muri 16, ariko n'ubwo burwayi nkabugendana. Igihe cyagera nkajya kwivuza muri ya mafaranga, sindya akantu nk'uko abasore barya akantu. Imana idufashe kandi tugirire neza. Aho hantu nakoraga, umuntu yari yandikiwe mitsingi enye ku munsi. Mitsingi enye bakavuga bati umuntu utazinywa ntago yemerewe kuziha umuntu w'inshuti ye, arazinywa n'atazinywa abyihorere. Iyo bangiriraga impuhwe bampaga udufanta 2 turiya dutoya, nkababara ariko nkanyurwa natwo. Imana ikomeza kubimfashamo, birangira ntanyweye inzoga muri iyo myaka. Bagakomeza bakanywa, ariko Imana ibimfashamo njyewe sinanywa inzoga. Ubwo rero byaje kurangira nkomeje gukora mwako kazi, nkajya nemera nkanywa izo fanta 2, abandi bakanywa za mitsingi enye, ariko njyewe ibyo bintu Imana ibimfashirizamo si byambaho. Ubwo rero narakomeje mba mu bwo buzima bw'uburwayi, nkakorera amafaranga, ngashyira amafaranga nkayakorera nkayashyira abapfumu, ngira ngo ndebe yuko ubwo burwayi bwa Nyabingi bwamvaho, ariko uburwayi bumbana uburwayi bwanga kumvaho. Igihe kiza kugera bakajya bandangira abapfumu. Hari naho nategeshaga 20,000 nkava inaha ngaha nkajya za Gikongoro, za Kibeho, ariko nagerayo n'ubundi uburwayi bukanga bukabananira. Bene data, nagira nkubwire ngo Imana atariyo yagukijije, nta kintu amafaranga yakumarira, nta kintu ubutunzi bwakumarira, nta kintu umuryango wakumarira. Bene data, nimureke twige gukorera Imana, kuko Imana ariyo nyiri ubushobozi. Ubwo rero igihe cyaje kugera, amafaranga arananirwa, ndamanika amaboko. Maze kumanika amaboko nibwo ninjiye mu nzira y'agakiza. Imana irampamagara, ninjira mu gakiza njya gusenga Imana. Imana buri wese igira uko imuhamagara. Ni ukuvuga ngo rero Imana ikimara kumpamagara, ndebye nsanga kubwira ijambo nasomye, nsanga iyo ntaza kubabazwa ntago nari kumenya Imana, bitewe n'amafaranga nari mfite, bitewe n'ubuzima nari mfite. Nta kintu numvaga Imana nayikenera, kuko icyitwa abantu bibeshya ubutunzi, bakumva yuko umuntu ufite ubutunzi ibintu byose aba bifite nta cyamukoraho, ariko baribeshya. Nagira nkubwire ngo amafaranga nari yatunze ndi umwana, ikintu cyose nashakaga narakibonaga, aho nashaka kujya hose narahajyaga, ariko nagira nkubwire ngo umubabaro nari mfite. Bene data, umva, nari mfite umubabaro uteye ubwoba, kuko hari ahantu nagiye kwivuza inshuro 2, banca amafaranga, barambwira bati tuguciye amafaranga ya nayo, ariko uzajya uyazana uko uje gufata umuti. Njyewe ndavuga nta mafaranga ndayafite, ahubwo nimwakire muyafatire rimwe. Nibwira yuko nimbaha amafaranga ahubwo aribwo bya bintu biri bumveho. Amafaranga barayafata, bamaze kuyafata birabananira, bibananiye banyohereza ahandi. Numvaga yuko aho nzajya ngera hose nkatanga amafaranga ibintu bizajya bimvaho, ariko birangira ibintu byanze kumvaho. Wari umugambi w'Imana
imana yaranshakaga ariko ntabwo nari mbizi. Kwari ukugira ngo uyu munsi mba mbabwira ineza y'imana, mbabwira yuko ubutunzi hari aho bukora hari n'aho budakora. Imana iturengere kandi imana itwiteho. Igihe cyaje kugera rero imana irampamagara, nza gusenga, ntangira kumenya ubwiza bw'imana, ntangira kumenya imikorere y'imana. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ndavuga nti ubundi kera kose uyu imana impamagara kare, uyu muruho nagize, izi mvune n'umubabaro mba narabigize, ubu imana kuki koko itari yarampamagaye kare? Ariko imana iguhamagara mu gihe gikwiye. Binyibutsa umusango butaka iwacu yakoze jenoside, aba mu gihuru abamo, inzara imwiciramo. Igihe kiragira baza kumufata, bamufashe baragenda baramufunga. Bamufunze batangira kujya bamuzana, bamuha ibiryo, bagasanga bararya ibishyimbo, ibigori birimo amavuta. Aravuga ati ariko se ubu kare kose kuki batamfashe kare? Inzara yari inzu y'insinda mu gihuru mwene aka Kageni, ubu koko nuko muri gereza bimeze, kuki ntafashwe kare ngo nanjye njye njya nk'abandi si imodoka mwene aka Kageni? Imana idufashe kandi imana itugirire neza. Nanjye rero imana imaze kuntabara, imaze kunkuraho imiruho, ndavuga nti kuki imana itabanje ngo impagakiza mbere y'ibi byose? Ariko ntabwo byari kwemera, ntabwo nari gukizwa uko imana ibishaka, kuko imana hari indirimbo ivuga ngo yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwayo. Haleluya! Hari umugozi imana igufatisha nshuti zanjye. Uwo mugozi yamara kuwugufatisha ku buryo utinyagambura, ni nk'amapingu, ikavuga uti uyu mugozi muziritse nawe uvamo azagende. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Imana nanjye yamfatishije uwo mugozi w'ibibazo by'uburwayi, irankanda nkubita iryo pingu, aho ndiviriyemo ndavuga nti kuki imana itankijije mbere? Ariko nagira nkubwire ngo yijya kunkiza mbere, ntabwo mba naramenye ineza y'Imana, ntabwo mba naramenye imbaraga z'Imana. Haleluya! Nari kumenya yuko Satani ari ugira imbaraga, Imana nta mbaraga igira. Haleluya! Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nabonye imbaraga za Satani Brodemereski hari aho zigarukira, hari n'aho imbaraga z'Imana, umva, imbaraga z'Imana zirenze za Satani. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ni ukuvuga ngo rero Satani nubwo atontoma ariko araziritse. Bene data, nubona ufite ibibazo ukabona byarananiranye, ariko nagira nkubwire ngo Uwiteka Imana nagusura, azakugobotora, azakubohora, azagukuraho iyo minyururu. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ariko nagira nkubwire ngo uwo mubabaro wawe ntabwo Imana ibiyobewe, ahubwo ni ukugira ngo mu gihe gikwiye uwo mubabaro wawe uzafasha abandi. Haleluya! Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ni ukuvuga ngo umubabaro wa Dawidi hari abantu benshi bawungukiyemo. Buriya nagira nkubwire ngo Dawidi ataza guhura n'umubabaro ngo asuzugurwe, Dawidi ajye mu ishyamba yige ibya gisirikare, yige kurwana, Dawidi akabyirukira iwabo, akarya akanezerwa, akavuga ati mfite data, mfite mama, nta mubabaro, ngiye kujya njya hariya nicyo ndyame. Nagira nkubwire ngo ntabwo Dawidi yari kumenya yuko hari Imana ishoboye byose kandi Imana ifite imbaraga. Ariko Imana yabikoze kugira ngo hazagira abantu barokoka ku bwa Dawidi. Imana ishimwe. Imana nta kintu ikorera guhomba. Buriya rero muzasome n'inkuru za Yozefu. Yozefu yaciye muri ziriya nzira zose, bamuta mu rwobo, Dawidi ajya kuba umunyage, Dawidi ajya muri gereza, Dawidi ahura n'ibibazo bitandukanye. Kwari ukugira ngo
hazagira abatabarwa kubera Dawidi. Imana nishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nawe hari ibiba kuri wowe kugira ngo abantu benshi bazatabarwe kubera wowe. Imana ishimwe. Haleluya. Bene da, Imana ishimwe. Uwo mubabaro urimo, ibyo bibazo urimo, wikivovota, Imana irabizi. Najya nkubwira ngo uwo mubabaro wawe ibyo byishimo by'abandi. Haleluya. Uwo mubabaro wawe nuwuvamo, najya nkubwire ngo hari abazakizwa kubera wo. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Bene da, nahuye n'umubabaro, najya mbabwire ngo ibyishimo nari mfite ntabwo byanganaga n'umubabaro. Umubabaro nari mfite wari urenze amafaranga nari mfite. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ntangira kujya mu bapfumu ndi umwana w'imyaka 14 nkajya nijyana. Umubabaro ni mubi, ibibazo ni bibi, ariko Imana ishaka kukugira ukomeye. Nagira ngo nkubwire ngo Imana kunyuza mu ikosi rikomeye uramenyekana. Nubona umusirikare afite amapeti, ibirokoroko, nagira ngo nkubwire ngo hari aho biba byaravuye, hari imbaraga aba yaratakaje. Imana idufashe kandi tugirire neza. Hari ikosa aba yarakoze zirenze iz'abandi. Imana ishimwe. Rode ekayi. Ntabwo biriya babimuha ngo aje mu gisirikare, hari ahandi abanza kunyura abandi batanyuze. Imana ishimwe. Ubwo rero nanjye natangiye mu mubabaro, abandi barya neza, abandi bambara neza, abandi bagenda mu mafiyeri, ariko njyewe ibyanjye niyorosaga umubabaro, naryamaga ku mubabaro, nagendanaga umubabaro, naganiraga n'umubabaro. Ubwo nibwo bwari ubuzima bwanjye. Nkumva kubaho simbyifuza, nkashaka urupfu nkarubura, ariko nagira ngo nkubwire ngo nyuma y'ubwo buzima urimo, haleluya, nyuma y'ubwo buzima hari ubundi. Imana idufashe kandi tugirire neza. Mureke gutinya ibikuriho. Imana iradukunda kandi Imana iradushaka. Imana ishimwe kandi Imana idahane umugisha. Njyewe nabaye mu bapfumu imyaka myinshi, nzi ko ariho ubuzima bwanjye buzarokokera. Bene da, barababeshya mu bapfumu nta buzima buriyo, kugira ngo njye mfate umwanzuro wo kuva mu bapfumu. Haleluya. Imana nishimwe. Njyewe ubwanjye naragiye mba ahantu ku mupfumu ukwezi. Njye nari nsize matora iwanjye, niguriye ndi umusore matora kuyiryamaho mbura amahoro, ndayisiga njya mu bapfumu. Ngiye mu bapfumu, umupfumu akabanza akamenya amakuru yawe ukubayeho, urugo rwawe neza neza akarumenya. Njye nari nkiri umwana ndi umusore, ntangira kumbaza amakuru. Iyo wahageraga wahita guhinduka umuretwa, wabaga umeze nk'ugiye kwa Farawo. Yaratangira akakubwira wowe uzajya ukora iki, uzajya undagirira inka, uzajya uhinga, uzajya ugira utya gutya gutya. Njye nahageze ndi umwana mutoya, nanga gukora bitewe n'amafaranga nabaga mfite. Ndavuga nti ntago nagukorera, ariko iyo utamukoreraga nawe yakurebaga nabi, no kuguha imiti akayiguha nabi. Ubwo njyewe narahageze, aravuga ati weho uzajya untwara ku igare. Afite ibiro 100, yirwaga ry'inyama, anywa amayoga by'abantu bamuzaniye. Njyewe nabaga mfite ibiro nka 40. Igare nkarimukubitaho tukagenda. Ubwo niko kazi nakoraga. Mpageze nahindutse umuretwa. Abandi bararagiraga bakora iyo mirimo yose, bahinga bagira bati, ariko njyewe ndabyanga mba umushoferi. Ubwo no kuvuga ngo kugira ngo mu bapfumu mpatesha agaciro, igihe cyarageraga cyo kubaza, ubwo naho bayita Imana, ngo cyo kubaza Imana kugira ngo twumve igihe tuzakirira, igihe tuzatahira. Nanjye turimo duhimbaza, duhendahenda ngo izi tubwire. Turasenga, dawe uri mu ijuru, turahendahenda ngo Imana izivugane natwe. Atangiye kuyikoresha, ubwo aba ari nk'umuhanuzi mukuru ayitwingingira ngo imanuke ivugane natwe, buri wese n'igisubizo cye.
kuko hari ibintu yari yaramubujije kurya. Buriya Satani nayo agira kondisiyo, hari ibyo akubuza kandi utabigenderaho mu kabonano. Ntabwo ari nk'Imana. Satani we yakubuje ikintu ukakirengaho ako kanya ahita aguhana. Aratangira araza, turakora, turavuga tuti Imana gutya na gutya gutya na gutya, utanga ibyifuzo. Yari yagiye mu kabara ry'inyama z'ingurube mu isambusa kandi yarazimubujije. Ubwo ni ukuvuga ngo yaratangiye arahamagara bikoresheje za mbaraga, ziramuterura no hasi ngo pi, ifuro riraza, umwuka utangira guhera. Umugore we koko yari abizi, aratangira ati nimuhendahende Imana turebe ko yamubabarira akaba muzima. Turatangira buri wese, mwana, mubyeyi, mubabarire. Ubwo twari tumaze kumenya byamuvugiragamo, bikamubwira biti ibintu wakoze nibyo twavuganye. Natese ni ibiki? Inyama wariye narazikwemereye. Ati nizihe? Ati ingurube wariye. Ati ntago nari mbizi. Bigakobita akajwigira. Birangije umugore ati nimusabe imbabazi turebe ko byamubabarira. Tuti mubyeyi mubabarira ntazongera, mubyeyi mubabarira ntazongera. Turahendahenda, kubw'amahirwe tubona akuka karagarutse, aratangiye noneho bariyunze, biramukoresha, tangira kumuvugiramo, kavuga biti wowe runaka, umva ukuntu mvuganye nawe, ugiye gukira, indwara yawe ndayikijije, ndagusezereye, ku itariki uzataha. Ubwo babibwira umugabo twabanaga, yari yararozwe na nyina amarozi abiri, yararozwe Nyabingi n'ubwo mu kanwa. Babona Nyabingi ariko ubwo mu kanwa ntibabubona. Noneho baza kumuha umuti, bamuhaye umuti, byaramubwiye biti wowe niba uyu munsi ari ku cyumweru, kuwa gatanu wowe uzataha nzaba nagusezereye. Bimwaka ihene nziza y'isekurume, biti tugiye gukuriramo ibintu bikurimo ubundi uzatahe. Ihene iraza, ihageze bamuha umuti, wa mugabo nyamara bwakeye yapfuye. Ndavuga nti ibi bintu ko byatwijeje ko uyu muntu agiye gutaha, none nkaba ndeba apfuye, amaherezo ibi bintu nanjye sinzahagwa. Ubwo ni ukuvuga ngo uwo mupfu ni njye wari uhari n'undi mwana w'umusore, nitwe twamwambitse, kandi natinyaga umupfu byabuze urugero. Nibwo bwa mbere nari mbonye umupfu. Noneho bakambwira bati enda mwambika. Noneho kumwambika n'ubwoba, ukuguru nagushyiramo mu ipantaro kugaca ku ruhande, nkatitira. Umupfu namumazeho nk'amasaha ngahe, ukuguru kwanze kujya mu ipantaro. Abantu baraza baradufasha, barabidukorera, ntangira kumenya ko ari imitwe aho hantu. Ni ukuvuga ngo icyo bacunganwaga nacyo wari ukumenya uko ubuzima utahamo. Niba uri umukire bakakurya utwaye bakatukumaraho, ntabwo yakuvuraga atarabanza kujya iwawe ngo arebe urugo rwawe uko ruteye, abona ukuntu azajya guca amafaranga. Ni ukuvuga ngo nibwo natangiye kumufindura, amenya ko ari umunyamitwe nta kintu ashoboye. Hari abantu bahari bahasariye, bahapfiriye, ngo aba banze kumaramo amafaranga, ngo niyo mpamvu ibintu nanze kubimaramo, kandi ari uko byamunaniye. Ahantu naryamaga narasize matori wanjye, ni ubuhamya bene da, zari imunyu, ubu butafari batwika. Naburamburagaho agasambi nkaryama, naryamaga ngaramye kuko ntago nabasha kuhengeka urubavu, nari ndufite. Nashyiragaho nkumva ndababaye, nashyiraho nkumva ndababaye, bigatuma ndyama ngaramye cyangwa nubitsinda. N'ubwo buzima nabagamo. Ku mutwe wanjye sinasinziraga, habaga hari ihene niho zararaga. Naravugaga nti nindyama zirampurunguriraho, ninsinzira zirangangira. Akaba ari ubwo buzima. Wumva ubuzima bwo kuba mu bapfumu kwa Satani. Satani nta cyiza kibayo. Kurya byari ikosi kugira ngo bangereho, habaga ari kure. Nabwo ibyo bakuzaniye bagashaka kugira ngo baheho, utabahaho nabwo bikaba bibi, mukarebana y'ingo. Bituma rero
aho hantu bagufatiraga ibyangombwa cyangwa bakagushyiraho abarinzi kugira ngo utazava aho hantu wabaga wabaye ibiryo byabo. Ngewe kugira ngo mpave nakinnye umutwe, bari bagiye kugurira abantu amahene, ntabwo wamuzaniraga ihene ntiyayemeraga, yakujyanaga mu isoko akihitiramo ihene ashatse. Noneho ubwo nararebye ndavuga nta hantu nzahagwa kandi ntabwo azemera yuko mpava. Nafashe imyenda yanjye mfata n'ibasi, ndavuga ntigiye kumesera ku mugezi, ntabwo nabona amazi ahangaha. Narabifashe ndabipakira ndagenda. Hari umusazi wanze gukira waragiraga inka, akaba arambonye akajya ambwira ngo uritahiye wowe, ngo urigendeye. nkavuga ntiwangiye gufura. Ngize amahirwe mba ndagiye, mbonye imodoka inkubitamo. Kubera Satani aba yaraduhahamuye yaratubitsemo ubwoba, naragendaga nakumva imodoka inyuma yanjye nkagira ngo nibo baje kumfata, uba umeze nk'umufungwa. Ubwo ndagenda ngeze mu rugo ndaryama. Umuntu wari warandangiyeyo nawe twari turwaranyeyo, baraje baramubaza bati runaka yagiye, ngo situbizi. Barategereza bambuza. Icyo gihe bamukubitaga ikintu cyitwa ibisura cyangwa bakamusiga ibintu byitwa ibishyimbo. Ni ibintu biryana kurenza isusa ababizi. Ibyo bintu iyo utambaye ishashi ntubifata, biraryana 100%. N'umusazi wananiranye nibyo bamusiga kugira ngo atuze. Uwo muntu barabimukubitaga, aho bigeza nawe birambiwe arahava ati singiye kuzagwa, kubera yuko imari yari yamucitse. Ubwo aho ndahava ndagenda mba mu rugo, mbaho ndaryama. Maze kuryama n'ubundi ubuzima bukomeza kwanga. Ndakomeza njya mu bapfumu, igihe kiragera bakajya banjyana no gusenga. Bene da, nimureke dusenge, ariko tumenye n'aho dusengera hariho, tumenye n'abatuyobora n'abadusengera baribo. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Igihe cyaje kugera banyobora ahantu ku cyumba cy'umuntu usenga w'umudamu, ariko uwo mudamu nawe mu by'ukuri ntiyasengaga Imana. Nuko iyo umuntu ababaye n'uwamuha amabyeyi yarya kugira ngo akire. Turagenda tukajya dusenga, wazana nk'ishimwe akavuga ati Imana yarigaye, ngo Imana yarigaye ituro ryawe. Ubwo yari nka muntu nawe w'igisambo ushaka gusahura abantu baza iwe. Ubwo bene da, Imana igaya ituro cyangwa Imana igaya ibyaha. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Nimureke tujijuke, kuko muri no minsi harimo abantu bitirira ngo ni abantu basenga ariko ari ibisambo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ahantu narahabaye twaya dusenga, yazaga aje kuduhanurira, ariko ari uburyo bwo kutubeshya, nawe nta byari bimurimo, ahubwo bwari uburyo bw'ubusambo. Igihe cyaje kugera rero, hari umuntu twari duturanye nawe wari warabuze urubyaro, wabyaraga apfusha. Aza gucisha nawe imyuka mibi arayicisha, aravuga ati nibwo nzabasha guhangana n'abantu bankorera ibi. Nyamara imyuka mibi yarayicishije, akajya agira imbaraga zidasanzwe, ariko bibi by'ubusa. Yari afite bene nyina basenga, baramubwira bati waje tukajya dusenga. Batangira kujya bamwigisha gusenga. Umunsi umwe tuza guhurira muri icyo cyumba, iyo wavugaga Imana byaramuryaga bikarushaho kumuzengereza. Noneho kuko n'ubundi iyo Mana bahavugiraga ntabwo ari Imana ifite imbaraga, ntabwo ari Imana yo mu ijuru. Umunsi umwe twicaye turimo guhimbaza dusenga, abwira uwo mugore ngo umva wakagore we, ariwe wari utuyoboye, ngo ndongera kumva muvuga Imana, ngo ndaguterura nkunyuze mu idirishya, ngo nkujugunye hariya, ngo cyangwa se ngo wongere. Uwo mugabo yari afite imbaraga, kubera ibyo bintu yari yaracishije, yakihaga akabyimba ku buryo nta muntu wamukoragaho. Ubwo ibyo bintu tubirebye turavuga tuti se Imana itabasha guturisha biriya bintu, iyi ni Imana dusenga ni ibiki? Dutangira kumenya yuko nawe ari izindi mbaraga akorana nazo, ariko nazo ze atabirimo neza, adafite imbaraga, nawe ari uburyo bw'ubusambo. Aho hantu twaje kuhacika turahava. Wa muntu nawe
aza gushinga icyumba iwe, bamushingira icyumba we, bakajya basenga, barasenga, za mbaraga zari zimurimo nazo zirashyira zimuvamo, ziragenda. Nyuma aza no kubyara umwana, Imana imuha umwana w'umukobwa witwa Sara. Yari yarabanje kubimumenyesha ati nyamara nzaguha umwana ariko uzamwite Sara. Imana imuha umwana, imuha n'agakiza, ubu barakijijwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Bene da, Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ubwo rero nakomeje kujya ngenda ndeba nkashishoza uburyo bavura, uburyo babeshya, ibyo nanjye nari narabimenye, uburyo bwose bakoresha mu bapfumu. Najya nkubwire ngo wowe unteze amatwi ujya mu bapfumu, nta cyiza kiriyo, nta na kimwe, ni imitwe, kubera yuko ari byo mwizera mwishyizemo. Harimo abagenda bagakira bakagira ngo nibo babakijije, ariko bitewe n'uko mwizereyeyo atari byo byabakije, ari Imana yabagiriye ibambi. Ubwo rero mba muri ubwo buzima bwaho, nkajya ngenda nkavayo nkajya n'ahandi, ariko igihe kiza kugera nyine Imana iravuga iti uriya muntu igihe yazengurukiye ariko kirahagije, reka murengere, reka mutabare. Imana iza kuntabara, Imana iza, haleluya, asante Mungu. Imana iratabara mwa bantu, Imana irakiza. Nagira nkubwire ngo iyo wakoze amasengesho ukakora y'ibira y'itatu, n'uwaguha amabuye uba wumva aciye mu kanwa wayatamira akajya mu nda akagira icyo yamara. Ariko nagira ngo nkubwire ngo urasonza, wamara kubona ibiryo ukavuga uti burya yanzara ubundi yigize iza. Nagira nkubwire ngo Imana irakurengera ikagutabara, ukamera neza, ukavuga uti harya ubu nigize ndwara, byagenze gute. Nanjye mbyumva ari nk'amateka bitarambayeho, ariko ndabizi yuko byambayeho, ariko ndabikurura nkavuga nti se koko byari bimeze gute. Ariko nagira ngo mbabwire ngo Imana yarandengeye irantabara. Ariko no kuvuga ngo Imana yantabaye naratagangaye, ubushobozi bwarashize, amafaranga yararangiye, kwirwanirira byararangiye, naramanitse amaboko ndavuga nti Mana ngwino mfate, natsinzwe. Imana yacu idufashe kandi tugire neza. Iyo umuntu agifite icyo ajyana mu bapfumu ntabwo yakurikira Imana. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Bagenda bakubwira ngo hariya ngo hari umupfumukazi, ukahajya ukayahajyana, ngo hariya ngo nyamara hari urenze uriya. Iyo amafaranga ataragushiraho ntabwo wagira ubwenge bwo kuva mu bapfumu. Igihe hari umuntu waduhaye agatekerezo ngo yagiye kugwa mu rwobo rwa metero nyinshi, abafata utwatsi adufashe, aravuga ati Mana ntabara, Mana ntabara, Mana ntabara. Akajya gufata utundi tugapfuka. Imana iraza iramwibwirira ngo kugira ngo yemere ko ndi Imana, rekura utwo twatsi usigaranye wiringiye, nibwo ndi bugutabare. Ubwo ni ukuvuga ngo muri metero zarimo aho zari nk'umunani, twa twatsi yaraturekuye. Aturekuye aravuga ati n'ubundi ndapfuye, Imana irambeshye. Naho hasi kuzimu hari harimo uruziramire rwiberamo. Aragenda ahita yituraho, yumva ni nka matera yituyeho. Aravuga bati Imana koko burya yari yanteguriye. Aragenda agezeyo asanga uruziramire, aravuga ati burya koko, ati Imana koko ni ingome, noneho iranyishe birarangiye. Imana uruziramire rwagiraga igihe rukazamuka rukajya hanze gutora, rukajya no kota akazuba. Uruziramire Imana iramubwira iti uzazamukira kuri uriya murizo w'uruziramire, nibwo nzakuvanamo aha. Igihe utabikoze, undi yari yarahungabanye, ibyo gupfa byararangiye, ijwi ry'Imana ikajya rimubwira umurizo wahera ngo ngaho ufate nkuzamure, akanga, ejo bikongera, ejo bikongera. Ku munota wa nyuma n'ubundi aravuga ati n'ubundi narapfuye byararangiye. Uruziramire rurazamuka afata kuri wa murizo, kuko uruziramire rufite imbaraga. Arazamuka rumuta hejuru, umuntu arongera asubira ibuntu, aba muzima. Imana yacu ishimwe kandi habwa icyubahiro. Nagira ngo nkubwire bene data,
mu gihe ugifite utwo dufaranga tukigushuka wishingikirije, ntago wabasha kumenya yuko Imana igira imbaraga, Imana ibasha gukora. Abantu biringira ko Satani ari we ufite imbaraga, ariko nagira nkubwire ngo Satani nta mbaraga afite, kuko Satani araboshye. Satani ntago, nubwo ari umurwanyi, ibyo ni ugutoba, ibyo ni Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ibyo ni ugushuka abantu, nta cyiza kiba kwa Satani. Imana rayi eto esanti. Imana nishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ni ukuvuga ngo nta byiza biba kwa Satani. Njyewe nigeze guhura n'umuntu mu bapfumu wari umusirikare, yagiye gucisha amafaranga, bamutegeka kwica umugore we, ariko atamwishe n'ishoka cyangwa ifuni. Bamuhaye imiti bakajya bamubwira ati nuva mu gisirikare ujye iyi migati imuhera ku ntebe, ntukayimuhere ku meza. Umusirikare akajya aza akabimuhera ku ntebe, bya bizimu biragenda bimujyamo, ararwara. Amaze kurwara, umuti utangira gukora, amafaranga atangira kuyabona. Yari umusirikare muto uciriritse, atangira kuba umuntu ukomeye, bakajya bamwesikotinga, bakamuha imodoka ikamujyana cyane. Akaba yemerewe kugurira abandi, ariko we atemerewe kurya. Yari yemerewe kurya burusheti imwe na fanta imwe, ntabirenze. Umusirikare twahahuriye, umugore we ngo yaraje kwivuriza aho hantu, baratahuye yuko yamujyanye ikuzimu. Aza hendahenda umuvuzi, aramubwira ati nyamara umpaye uyu muntu naguha miliyoni ndangiye aho yagiye. Undi aravuga ati ntawe nigeze mbona, sinzi aho bamujyanye, yarahaje munaniwe bamujyana ahandi. Nagira ngo mbabwire ngo amafaranga uko umugore we yatangiye kujya akira, amafaranga yagiye ayoyoka. Nagira ngo mbabwire ngo abantu mwiringiye imigisha iba kwa Satani ntayo, ni ukubabeshya barabashuka. Ni ibintu biza mu mwanya muto ubundi bikagenda. Kandi nagira ngo nkubwire ngo ni bya bindi bitatanga ibyishimo. Imana itugirire neza. Nagira ngo mbabwire ngo rero nimuyoboke Uwiteka Imana, murebe ukuntu abasetsa. Amina. Aleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Imana irasetsa, Imana iratabara. Imana ikuvana mu manegeka ikagutuza muri site. Haleluya. Uyu munsi nagira ngo mbwire abantu yuko Imana ibavana awire detaye. Hari abigiye kuvana mu manegeka ikabatuza muri site. Imana niturengera. Amen. Dosi eko epayi. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu nababwiye ngo kubabazwa kwanjye do esante kwangiriye umumaro. Amina. Haleluya. Iyo ntaza kubabazwa ntago mba naramenya Imana. Iyo ntaza kubabazwa ntago mba ndi kwikamera mvugana n'abanyamakuru ahantu narinzwi, ahantu bari banzi. Namenyanaga n'abapfumu, nkamenyana n'inzahare n'abarwayi, ariko ntago ro ote esante o claire. Ntago abanyamakuru nari kumenyana nabo, ntago nari kunyura kuri kamera, ntago nari. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Iyo mbonye ahantu Imana yankuye, awire dotaya awi esante. Amina. Imana iratabara bene data. Imana irarengera. Ni ukuvuga ngo kubabazwa kwawe nagira nkubwire ngo niho umugisha wawe uri. Rade efo ekiye. Nagira nkubwire ngo tukiri abana twakoreye amafaranga n'akatari amafaranga, ariko nagira nkubwire ngo ntago wari umugisha, ahubwo byari umuvumo. Ibyo byari ibiryo byo gutunga abadayimoni. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Nta kintu byigize bimarira, ariko aho namenye Imana, amina, Imana yaramvunjiye, Imana irampombora. Bya bindi najyanye kwa Satani, Imana irongera iravuga iti mwana wanjye, kuko wemeye ukangarukira, nanjye ngiye kuguha umugisha. Imana yarawutanze rero. Nta muntu nasaba, nta muntu nasabiriza. Ro eto esante. Imana ni intunze muri byose. Imana irangaburira kuko ariyo yankuye hariya hantu. Ro oki etaye. Nawe nuyemerera ukavayo, asante, nawe iragutunga. Kandi nirangiza igutuze muri site, mu gihe wari utuye mu manegeka kureba umuvu wari kuzakujyana. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro.
nagira ngo mbabwire rero kwizera kurarema we rado anta esayini kandi bituma ugirirwa icyizere imana yacu idufashe kandi imana itugirire neza. Imana igushyiraho igikundiro abantu rove ego eta ikawukuraho icyangiro. Amina haleluya. Hari buriya uko ujya mu bapfumu hari ibanga bakoresha, nagira ngo ndibabwire. Wowe ujya mu bapfumu ukabona ntukira, ejo ukajya ahandi ukabona ntukira, imana idufashe kandi imana itugirire neza. Imana kwari ukugira ngo mene amabanga y'abapfumu rode ekiye do sante. Iyo ugiye mu bapfumu wihungukiyeho bwa mbere kugira ngo akuvanemo nyabingizi kurimo cyangwa ibikurimo, hari ibyo agushyiramo imyuka ye mibi kugira ngo arebe ko yakirukana imyuka ikurimo do osante. Iyo ikugezemo ntigire imbaraga zirukana ya yindi iguheramo. Amina. We papa warakoze. Iyo iguhezemo ukajya ahandi naho bashyiramo indi myuka mibi muri wowe kugira ngo barebe ko yakirukana ikurimo, nayo itakuvuyemo iguheramo, bikazagenda bibikigura uburwayi bukura. Nibwo uzumva umuntu yasaze, nibwo uzumva umuntu yapfuye bitewe n'imyuka mibi yakubayemo myinshi. Imana rode ere kodaye sante. Mwaje tugasenga imana ikatuvanamo imyuka mibi ikadushyiramo umwuka wayo. Rayi wadaye sante. Umwuka w'Imana nutugwiramo ntago tuziruka ku musozi. Umwuka w'Imana nutugwiramo revo etaye tuzakora imirimo n'ibitangaza. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Nimuze Imana ituvunjire iduhindure rowirerere ya sante ereva ya kubaya asikodetaya. Imana ni nziza bene da. Imana igira neza, Imana irasetsa. Ni ukuvuga ngo erodemokiyere sanfo akiyedotaya. Imana nishimwe cyane, Imana nihabwe icyubahiro. Imana yarandengeye, Imana yarantabaye, Imana yankuye ikuzimu, Imana yanshyize ibuntu, Imana yaramenyekanishije, ariko kwari kugira ngo abantu batabarwe, abantu bababaye, abantu ntibave mu bapfumu, abantu nibaze mbarangira inzira nanyuzemo kugira ngo nanjye wirade esa ikobe efayi ra wisante. Abantu nibaze mbarangira inzira. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nimuze mbarangira aho natabarira. Imana ishimwe kandi ihabwe. We papa warakoze kuntabara. Nanjye rero uyu mwanya nagira ngo abantu mbarangira inzira naciyemo kugira ngo ibi byose bibavemo, kugira ngo bongere bahinduke bashyashya bibazima. Remote tayisante kiyebaye. Uzi ko kera nkifite imyaka nka 15 na 20 nagendaga ukagira ngo mfite imyaka mirongo ingahe, nari umusaza. Hari ubwo nagiye mu nzira nigendera nkura n'umuntu wasaze wataye umutwe, ntabizi ko nawe ari umusazi. Abarambwi numva atangiye kwivugisha ngo nyamara ibibazo ufite buriya ngo nabikumara. None nigire mu bapfumu ndavuga nti Imana iratabara, nshubirijwe bugufi. Ngiye ahita ambwira ngo none se ngo sindebe urugo rwawe rwarakunaniye, nawe ni umusazi kandi nari umusore ntateganya gushaka kubera nari nzahare. Imana yaranzahuye nishimye. Amina. Yo radefo amina. Nari nzahare ariko Imana yaranzahuye. Imana nihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu rero nanjye mba nifuza ko abantu bose uko Imana yangiriye nabo ariko yabagirira ikabazahura. Widere kode efayisante. Imana itanga icyo kurya utarushye, Imana itanga icyo kwambara utarushye, Imana iguhuza n'abantu b'umumaro mine dotaya ikabitegeka bikemera. Mwese ubu nturebe yuko uza ahantu nturuka hari mu manegeka. Wira ntuzamura icyubahiro data, ariko ntuye mu mujyi wa Kigali. Si kubw'uko ari amafaranga yahanzanye, ntayo, ahubwo ni ijambo navuganye nayo. Kambwira iti mwana wanjye nzagutuza mu mujyi wa Kigali, mu muryango mvukamo abahazi ntibarenga 2.
kandi nagira ngo nkubwire tike nta ihagera nangahe ni 5 ariko ntibazi mu mujyi wa Kigali. Ariko kuko navuganye nayo yaravuze ngo mwana wanjye nzakumara umubabaro, amina, ariko yaranawumaze. Ndashima Imana rero yuko ubu ngubu ndatuje ndatekanye, ntuje mu mujyi wa Kigali, nyibayemo kubw'ijambo. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ubwo rero niko ririya jambo nababwiye twatangireho rivuga ngo kubabazwa kwangiriye umumaro. Ni ukuvuga ngo iyo ntababazwa ntabwo nari gukizwa, iyo ntababazwa ntabwo nari gutinya Imana, ahubwo nari gutinyuka ibyaha. Awire defy sikiye. Niyo mpamvu kubabazwa kwanjye kwangira umumaro. Imana nishimwe kandi Imana nihabwe icyubahiro. Nagira nkubwira ngo mu mubabaro urimo we Imana izagutabara kandi Imana izakugirira neza. Tugiye gusenga rero, dusengera abantu kugira ngo abantu bakizwe, abantu bemerera Imana, Imana ibazahure, Imana ibamara agahinda, time Imana ibatabare nk'uko yantabaye, Imana ibakureho karande z'imiryango, Imana ibakureho inyatsi mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga rero, abantu nimwemerera Imana muze ikorane namwe. Abakoranaga na Satani nimuvuga ibyo bintu, muduhamagare tuze tubisenye, muze tuze dutwike, ubundi mwimike Imana. Imana idufashe kandi Imana wiradotayine sante. Nagendanaga uduti nkaba nzi yuko ari two tuzajya tundinda na erego de mene sante, ariko nagira nkubwire ngo ibyo byose nta kintu byiza bimarira. Naratwitse, narajugunye, ubu ngubu nsigaye ngenda nemye kubwo odetayinikiye sante. Imana yangiriye neza. Tugiye gusenga Imana rero, abantu mwizere Imana, mwihane, mukizwe, ubundi mutagendeye kuri no minsi ya none ngo turabona barakore byaragenze gutya ngo byarabananiye. Redefu ya minegedotaye, buri wese azahamagarwa ukwe. Ara aso defo akiye. Nagira nkubwire ngo wowe ukwiye gukora iby'abandi ibyabananiye, ahubwo akaba ari wowe icyitegererezo, akaba ari we bazajya desante bavomaho amazi yo kunywa. Lotire bo kire sikiye fayi eodayine rebo sikiye detaye. Imana ikavuga ngo do eresiye komene detaye, igiye gukorana n'abantu bayo demene sante, kandi igiye gukorana na asikiye ra idisi. Hari abo Imana yibikiye, kandi muri abo yibikiye nawe urimo. Ari esi efo dekiye. Mana turagushimye, Mana tugushimiye ineza yawe. Mu izina rya Yesu twari turi ku ijambo rivuga ngo demine kiye, kubabazwa kwanjye kwangiriye umumaro. Mana hari benshi bababajwe nk'uko nari mbabaye. Mana muri uriya mubabaro wabo genda ubavunjire, ubahe umunezero mu izina rya Yesu. Bireme Mana nyiringabo nk'uko waremye ibyanjye bikaremeka. Imbaraga zawe nizigenda zibasange. Rode ekuye bayini sante, witayini sante. Mana nyiringabo urakoze kuko hari abantu hembuye, urakoze kuko hari abagiye gukira indwara zananiranye. Nozikiye refo etayini kobene sante Mungu. Mana urakoze, izina rya nihabwe icyubahiro. Murakoze rero. Mbabwire ngo nomero yanjye ni 0782223158. Abashaka ubufasha 119 niyo tugiye gusoma. Haravuga ngo kubabazwa kwangiriye umumaro, ngo kugira ngo nige amategeko ngo wandikishije. Imana yacu dufashe kandi Imana yacu ishimwe. Iri jambo ry'Imana ryaramfashije mu minsi yose nkimara gukizwa, nkimara kwimenya. Ni ukuvuga ngo hari abakunda ijambo, buri wese agenda afashwa n'ijambo rye ku giti cye, ariko ngira ijambo ryaramfashije kandi ringirira umumaro. Ni ukuvuga ngo Dawidi iri jambo ryari irye bitewe n'ubuzima yari arimo, bitewe n'uko yahamagawe. Iri jambo yamaze gukizwa, iri jambo arifata nk'ijambo ryamwubatse amaze gukizwa.
nanjye rero iri jambo ryaramfashije, iri jambo ryaranyubatse. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ndaza kubabwira impamvu iri jambo ntabwo wabasha kurisobanukirwa, ariko njyewe iri jambo ryaranyubatse, ngo kubabazwa kwanjye njyewe ubwanjye ngo kwangiriye umumaro, ngo kugira ngo nige amategeko, ngo wandikishije amategeko yo mu kanwa kawe, ngo ni ay'igiciro kuri njye, ngo kuruta ikibice ngo ibihumbi by'ifeza n'izahabu. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Iri jambo ry'Imana, impamvu mbabwiye ngo kubabazwa kwanjye ni ukuvuga ngo kwangiriye umumaro. Kubabazwa kwanjye kwangiriye umumaro kw'iri jambo. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Iri jambo kugira ngo muze kuryumva, ndaza kurifatanya n'ubuhamya kugira ngo ubashe kumva iri jambo. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Njyewe kubw'ubuhamya bwatambutse, njyewe natunze amafaranga ndi umwana mfite imyaka 16. Nari muri 2,100 narabitungaga, nkabikorera mu minsi itarenze 5 narayabonaga. Ariko ayo mafaranga nubwo nayabonaga, ntabwo yamaraga umubabaro, ntabwo yangiriraga umumaro. Niyo mpamvu rero ndaza kurishanisha n'iri jambo kugira ngo ubashe kuryumva cyane. Ubwo rero ni ukuvuga ngo muri icyo gihe narayabonaga amafaranga, nibwo nababwiye narwaye uburwayi bwa nyabingi. Amafaranga namara kuyabona nkayirukankana nyajyana mu bapfumu, ariko amafaranga aza kunkurwaho, aza gushira birangira. Ariko kwari kugira ngo Imana inyemeze ko ariyo ifite imbaraga zayo, kandi Imana akaba ariyo yashakaga kunkura muri bwa buretwa bwa Satani. Bene data, Imana iraruhura. Imana yishaka kukuruhura, Imana iragutabara. Imana ishimwe rero. Ubwo rero ni ukuvuga ngo babasuhuje mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Umugisha n'amahoro biva ku Mana nibibane namwe mwese mu izina rya Yesu. Amen. Umwanya wo gusenga twawugezemo, umwanya wo kubana n'Imana no kuganira n'Imana ku bakunda gusenga. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, dukunda gufatanya ibihe byo gusenga. Imana iguhe umugisha mukozi w'Imana. Yego nawe buguhe. Wakibwira abadukurikiye kuri Pokeya TV, ubundi ukatubwira icyo Yesu yagushyize ku mutima. Amazina nitwa Ndayisaba Celestin, nkaba ntuye mu mujyi wa Kigali, nkaba nsengera mu itorero rya ADEPR. Yego. Mu buryo bw'umwuka bimeze bite? Mu buryo bw'umwuka, Imana irimo kugenda ikora imirimo n'ibitangaza. Ni ukuvuga ngo bamwe muri benshi harimo abo byakamutsemo, ariko njye ndashima Imana bitewe n'aho Imana yankuye. Njye ndashima Imana, ndacyakomezanyije n'Imana. Muri minsi hari Imana yaguhaye message wageza ku bantu bayo? Zirahari. Imana ihora itanga message ku bantu bayo. Zirahari. Yego. Iyo yaguhaye umunsi yaba ari nk'iyihe? Ni ukuvuga ngo message ihari muri no minsi ya none, Imana irimo kutubwira kugira ngo tubwire abantu kugira ngo bagarukire Imana, kuko Imana yiteguye kubatabara nibayigarukira. Yego. Ngo yibwira abagukurikiye n'abaguteza amatwi, Imana iguhe umugisha. Urakoze. Imana iguhe umugisha nawe. Imana turagushimye, dushimye ineza yawe, ugira neza bugacya bukira. Uyu mwanya Mwami utwemereye, tukaba tugiye kongera kuganira ku byawe, dusangiza abantu bawe ibyawe. Turagushimye, turakwinginze rero kugira ngo abantu bawe ubahe Uwiteka kumva iri jambo, kandi Mana uribateremo kugira ngo ribashe kubagirira umumaro. Urakoze, ubane natwe mu izina rya Yesu. Amen.
turatangira rero, tugiye gutangira n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi